abagize Pi Network aribo Dr. Sheng Diaofani ndetse na Dr. Nicholas Kokarisi bagaragaye mu nama yari irimo ibera i Miami ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Consensus 2026. Bavugaga ku bintu byinshi bitandukanye ariko kandi byagaragaye ko ibyo batangaje bishobora guhindura uburyo KYC ndetse na artificial intelligence bishobora gukorana na blockchain n'uburyo ushobora kubihuza mu gihe kiri imbere hanyuma bigatanga umusaruro kurushaho. Ubwo ngubwo ni byinshi tugiye gusobanura muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bijyanye na Zk Proof. Icyari cyo nuko Pi KYC ishobora kurushaho kurinda amakuru y'abanyamuryango bari muri project yabo ya mining ndetse n'ahandi. Icyambere nuko byaba bishingiye kuri blockchain. Impamvu Pi iri kuvugwa cyane ihuzwa na AI nabyo turabigarukaho n'iki ibi byose bishobora gutanga cyangwa se gusobanura ku hazaza ha Pi coin. Nguhaye ikaze hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official aho ibiganiro byacu bya buri munsi byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tukabirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Reka duhere ku gisobanuro cya Consensus 2026. Iyi ni imwe mu nama nini cyane ku isi iterana kenshi bagiye kwiga ku bijyanye na crypto. Aya ni amafaranga arimo Bitcoin, Ethereum, XRP n'izindi, ariko kandi baganira no kuri blockchain, imishinga myinshi ishingiye nyine kuri blockchain. Barebera hamwe iby'ubwenge bukorano AI ndetse bakanerebera hamwe ibijyanye na Web3. Muzi ko twagize Web1, Web2, ubu dufite Web3 aho akenshi tutari twashiftinga ngo tuyinjiremo neza. Muri iyi nama rero biga kuri ibyo ngibyo bigeze kuri bine nari nkubwiye ari byo crypto, blockchain, AI ndetse na Web3. Aha muri iyi nama hahurira abafondateri b'ibigo bikomeye, founder, investors, babandi b'abashoramari, developer bamwe bashobora kubaka nk'ama application ndetse n'abayobozi b'amasosiyete akomeye muri technology. Kuba Pi Network yaritabiriye iri huriro rero ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko umushinga uri kugenda urushaho kwiyubaka ku rwego mpuzamahanga. Abapiyoniye bari bategereje iyi nama kubera ko bayimenyeshejwe kare ndetse abashinze Pi bayishyize no muri dashboard zacu. Dr. Nicholas Kokarisi yavuze iki ku bijyanye n'iyi Zk Proof? Nkuko twari tuvuze ko turi buze kubisobanura, ni kimwe mu bintu byakuruye abantu cyane ni amagambo ya Nikora ku bijyanye na Zero Knowledge Proof cyangwa se Zk Proof. Iyi ngiyi nyine n'uburyo yagiye abisobanuramo mu buryo bworoshye. Ubusanzwe iyo ukoze KYC utanga amakuru menshi cyane harimo amazina yawe, imyaka, address, ifoto, signature, itariki y'amavuko ndetse n'ibindi biranga amakuru yawe nyine. Ariko Dr. Nicholas Kokarisi yavuze ko mu gihe kiri imbere Pi KYC ishobora kuzajya ikoresha Zk technology cyangwa se Zero Knowledge Proof. Bivuze iki rero? Bivuze ko system ishobora kwemeza amakuru runaka idakeneye nyine kubona details z'abantu cyangwa se kuba wayihaye amakuru yose wasabwaga kuba watanga. Urugero rworoshye, website ishaka gusa kumenya niba urengeje imyaka 18 kugira ngo ubashe kuyikoresha. Murabizi neza ko ibijyanye na blockchain cyangwa se na crypto muri rusange babaza nimba ufite imyaka 18 kubera ko ariyo myaka bafatiraho nyine ko umuntu ashobora kuba yakifatira icyemezo nyuma yo gusobanukirwa ibyo agiye gukora. Ubusanzwe wayihaga indangamuntu yose ukayifotora hanyuma ugashyiraho itariki y'amavuko n'amazina yose, ariko dukoresheje Zk Proof cyangwa se Zero Knowledge Proof system ihabwa gusa igisubizo cyemeza kurengeje imyaka 18 ariko ntiyemerewe kureba itariki wavukiyeho cyangwa se andi makuru yose nyine ufite kuri ibyo byangombwa birimo irangamuntu cyangwa se driving license n'ibindi byinshi bitandukanye abantu bakoresha mu bijyanye na know your customer cyangwa se kumenya niba uri umuntu utandukanye ni robo. Ibi rero nibyo bita verification without exposing unnecessary information. No kuvuga ngo hagiye kujya habaho kuba haba verification ariko muri ya verification ni haze kujyamo ya makuru adakenewe. Murabizi ko muri KYC bagusaba tuvuga urugero bati twereke igihugu utuyemo nka residence, bigasaba ko dufotora iriya rangamuntu yose. Nko mu batuye mu gihugu cy'u Burundi bisa n'ibigoranye noneho gufotora irangamuntu yose kukubaza ikarita KYC menshi njya mbona complaininga ko igorana. So aho bisaba igisubizo rero murumva ko namwe muzaba
musubijwe. Ni ukuvuga ko rero privacy nyinshi bijyanye n'umutekano w'amakuru, kurinda identity y'umuntu, nibyo Dr. Nicholas Kokaris uzwiho guhindura uko isi ya blockchain yitwara arimo arashaka kubitwara. Hari ibijyanye na verify muri iyi minsi system, harimo abantu babiri b'ingenzi. Harimo uwa proving, ni wa muntu utanga prover ni wa muntu nyine utanga proof. Verify ni system cyangwa se service igenzura niba ibyo uvuga ari ukuri. Tuvuge twebwe turi guhamya neza ko turi abanyarwanda batwatse indangamuntu, twebwe turi ku gice cya prover, hanyuma system igiye kureba nyine kiyo ID utanze ifite nationality y'u Rwanda, niyo verifier ariyo system nyine igomba kwemeza ko iyo service uyemerewe. Verifier ibona gusa confirmation ko iyo information ari iya nyayo, ariko ntibone amakuru yose ari kuri icyo cyangombwa cyangwa se akubiye mwaho ngaho. Ibi rero ni technology iri gukoreshwa cyane muri future ya Web3, mu kiragano turi kujyamo cya Web3. Ibi ngibi nibyo bigiye kujya bikoreshwa binyuze mu kaboko ka Dr. Nicholas Kokaris. Uyu mugabo ari gushaka gukora ibintu byinshi cyane. Reka tujye ku cyo Dr. Sheng Diaofani yatangaje. We murabizi ko yagarutse ku bijyanye n'ubwenge bukorano cyangwa se AI. Yabitangaje ubwo ni ku itariki 6 z'uku kwezi muri uyu mwaka nyine. Undi mufondateri wa Pi ari we Dr. Sheng Diaofani yatanze presentation ikomeye cyane ivuga kuri AI, blockchain ndetse na Web3 utility. Yasobanuye uburyo Pi ishaka kubaka ecosystem ifite real user, abayikoresha banyabo, real participation, abantu nyine bitabira byanyabyo, ndetse na utility nyayo. Yavuze ko ikibazo kiri muri crypto industry ari uko token nyinshi zikorerwa nyine gusa gushaka amafaranga mu bantu cyangwa se quick profit. Murabizi ko iki kibazo kiri muri crypto, aho umushinga uza ugambiriye kugira ngo bakore vuba bigendere, ari ukuvuga ngo nta nyungu bari gushaka guha abanyamuryango babo, akenshi bakanagusaba no gushora. Ariko muri Pi Dr. Sheng Diaofani yagaragaje ko yo ishaka gukora token, kandi iyo token yabikaba igikoresho cyo kubaka ecosystem no gufasha business gukurura abakoresha banyabo no guteza imbere bijyanye na product. Ibijyanye na AI era ndetse na hazaza, Dr. Sheng Diaofani yavuze ikintu gikomeye cyane mu gihe artificial intelligence iri gutuma kubaka ama application birushaho kuba byoroshye cyane, bitagikeneye amakode mwakoreshaga nka PHP, HTML n'izindi. Ikintu kizaba gifite agaciro cyane ni abantu banyabo ndetse na trusted identity. No kuvuga ngo kubaka application ntago aba developer bakeneye gukora bya bintu byari bigoye cyane, ahubwo bari kwifashisha ubwenge bukorano. Mwagiye muzibona harimo n'abanyarwanda benshi bazubatse zishyirwa nyine kuri Pi network. Aha rero kuva application zitakiri ikibazo, none hizo application abazikoresha n'abantu nyabo. Murumva ko kubaka application byoroshye, si ngombwa ko zitabirwa zikoreshwa n'amarobo, ahubwo hakenewe abantu nyabo ndetse na trusted identities ndetse na participation nyayo. Aha niho rero Pi network ishaka kwibanda kuri human verification, digital identity, utility ecosystem ndetse no guhuza AI na blockchain. Ibi ngibi rero nibyo Dr. Sheng Diaofani ndetse na Dr. Nicholas Kokaris bagaragaje muri iyi nama. Nakubaza ni si ibi ngibi byose byaba bisobanuye iki kuri Pi network? Iri kwerekana ko idashaka kuba crypto isanzwe gusa, ahubwo ishaka kuba ecosystem nini ihuza ibijyanye na identity, payment, AI, blockchain ndetse na Web3 utility. Niba ibyo Nikora na Sheng Diaofani bavuze bishyizwe mu bikorwa mu gihe baba batangiye kubikoresha, Pi KYC ishobora kuzaba imwe muri system izarinda ibijyanye na privacy cyane kurusha izindi crypto, nkuko Pi izwiho kugira byinshi ihindura. Mu gihe wakunze iki kiganiro ushaka kurushaho kumenya amakuru mashya kuri Pi network ku bijyanye n'ibyo consensus 2026 baganiriye, aho Open Mainnet iri kwerekeza n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora kuguha amakuru yisumbuyeho kuri blockchain, urasabwa gukanda subscribe, ukarayikinga iki kiganiro hanyuma ugasharinga
uraza kuduha na comment yawe. Ese wowe ubona iyi zero knowledge proof pa ishaka gukoresha izagira umumaro? Ndagushimiye, ni nuko nsoje. Wakoze cyane kutwumva muri iki kiganiro. Imana ikurinde.